Uwiteka abahire kandi abane namwe mu izina rya Yesu. Nongeye kubasuhuza kuri uno munsi wa gatandatu w'icyumweru tariki 17 Ukwakira 2025. Uwiteka dushoboze kandi aduhe kurangiza icyumweru neza, twitegura isabato, umunsi wera Uwiteka yejeje maze akawuha umugisha. Umwami Imana arashaka ko tugira uburuhukiro mu mitima yacu, arashaka ko tugira mu isabato yera tunejejwe kandi twishimye, kandi arashaka yuko tugira ibyiringiro yuko tuzagira n'uburuhukiro, tuzagira ibyiringiro, tuzagira amahoro mu bihe bitazashira turi kumwe na Yesu, turuhuka imiruho y'ino si, byabazo byose yotesha ku mutwe tubiruhutse twijyane na Yesu maze tukibana ubuziraherezo. Ndabasabira nanjye nisabira kugira ngo tuzahagere mu izina rya Yesu. Ni ikintu cy'umweru cyose ko turi ku giciro cya gatatu kitubwira ngo inzibutso z'ubuntu bw'Imana. Twabonye ibikomeye cyane Uwiteka yakoreye Abisirayeli mu gihe bambutsaga uruzi rwa Yorodani. Yafashije Yosuwa maze Yosuwa abasha kwambutsa Abisirayeli. Twabonye kwambuka Yorodani yuko bitari byoroshye, ariko n'Uwiteka wari wabishatse. Twabonye iby'isanduku y'isezerano yuko yabaga mu manu, ikabamo inkoni ya Aroni yarabije, ndetse ikabamo n'amategeko y'Imana 10. Natwe Imana tuyisabe kugira ngo yandike amategeko yayo ku mitima yacu maze dukomeze kubana na Yesu. Twabonye Imana ihoraho kandi ikora ibitangaza. Twabonye yuko Imana ntabwo ari mu gihe cyose ikora ibitangaza, ahubwo tugoye kumenya ni ukuyiringira kandi tukayizera, izabana natwe mu buzima bwose bwa buri munsi. Twabonye yuko kandi dukwiriye kwibuka kandi ko igicumbi cy'ijambo cy'ibitangaza cyo gukoreshwa nk'ikimenyetso. Ikimenyetso kivuga nko kwibuka. Twagiye ikimenyetso uburyo Abisirayeli basize amaraso ku nkomanizo z'imiryango yabo. Twagiye ikimenyetso cy'uko isabato y'Uwiteka nayo ari ikimenyetso, kandi twabonye yuko Uwiteka bavuga ngo ko dukwiriye kwibuka ntitwibagirwe kandi twakire umwanzi Satani ngo atuyobye. Twabonye n'ingingo yo kuwa 4 tubona kwibagirwa. Twasomye uburyo Abisirayeli bibagiwe Imana maze bagakorera Bali ndetse na Asheroti, imana zigiye zibakura mu gihugu cya Egiputa, mu gihe Uwiteka warabafashije maze gakora mu gihugu cya Egiputa. Baramwibagirwe bamushyira kure. Imana iturinde kuyimura, agude kuyikora ndetse no kuyikorera mu izina rya Yesu. Ku munsi w'ejo twabonye hakurya ya Yorodani hari amahoro, hari ibyishimo, hari umunezero. Imana izatugeze mu izina rya Yesu. Iga witonze imibereho y'Abisirayeli mu rugendo rwabo bajya i Kanani. Iga igice cya 3 n'icya 4 n'igitabo cya Yosuwa, wandika ibijyanye n'imyiteguro yabo n'uburyo bambutse Yorodani bakagera mu gihugu cy'isezerano. Dukwiriye kwiga ibyo bintu tubikizeho umutima, kwiyibutsa inyigisho Uwiteka Imana yigishije ubwoko bwe bwo mu gihe cya kera, noneho kuri twebwe nk'uko yari yaragennye ko bikwiriye kumera kuri bo. Inyigisho zo mu ijambo rye zizahora ari inzira kandi zinejeje, izajya icyubahiro. Uwiteka arashaka kutuyobora nk'uko yayoboye Abisirayeli mu gihe bava mu gihugu cya Egiputa maze bakazagera mu gihugu cy'i Kanani. Natwe Uwiteka arashaka kutuyobora. Mbese uri kumwe n'Uwiteka baje kwemera yuko akuyobora, cyangwa bagumva yuko Uwiteka yaza cyangwa se ataza? Ibyo nta kibazo ibyo nta kintu bikubwiye. Oya, ugomba kumenya yuko urwibutso rwiwe rugomba guhora ku mutima wawe. Ugomba kwibuka yuko ari we wenyine ubasha kumenya icyo ukwiriye gukora muri ino si, kandi ari we wenyine ubasha kugukiza, akagukura mu mitego mibi y'umwanzi Satani maze agatuma ugira ibyiringiro, akakwereka yuko hari inzira nziza ubasha kunyuramo maze ukazagira umugambi mu ijuru. Satani arategura uburyo yakuraho umuntu ndetse akamutsinda maze akamuvanaho, ariko Imana nayo ifite umugambi mwiza, ifite ubuntu bwayo, kandi ashaka yuko urwibutso rwayo ruhora ku mitima yacu. Reka twibuke, twirinde kwibagirwa, kandi tusabe umwuka w'Imana abe ari we wenyine udusobanurira neza, twereke inzira nziza dukwiriye kunyuramo. Ntabwo ino si tuzayihoramo, umunsi umwe tuzazamuka tujyane na Yesu, tubane nawe ubuziraherezo mu bwami bwo mu ijuru mu izina rya Yesu. Ese rero muri iki gihe aribo twebwe iri mu kaga karushijeho gukomera ko kwibagirwa Imana no gushorwa mu gusenga ibigirwamana kurusha uko ubwoko bwayo bwo mu gihe cyashize bwabigenje. Ibigirwamana byinshi bisengwa ndetse n'abavuga ko bakomeza isabato. Hari abantu benshi cyane bavuga ko bakomeza isabato ariko bagasenga n'ibigirwamana. By'umwihariko Imana yabwiye ubwoko bwayo bwa kera kwirinda gusenga ibigirwamana, kubera ko iyo baza kuyoba bakareka gukorera Imana nzima, umuvumo wayo wari kuba kuri bo.
ku rundi ruhande iyo baza kuyikundisha umutima wabo wose n'ubugingo bwabo bwose n'imbaraga zabo zose, yari kubaha umugisha mwinshi, maze haba mu ntonga ndetse no mu bigega, kandi igakurira indwara hagati muri bo, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amagambo tuzasoma mu gitabo cyanditswe n'umuja w'Imana Ellen G. White mu gitabo cyitwa Ihame ry'Itorero, umuzingo wa mbere, paje ya 505. Ntabwo turi ibibazo bikomeye cyane, umwanzi Satani atuma tuva mu nzira y'Uwiteka tukibagirwa. Ariko mugenzi wanjye, ibuka hari urwibutso rw'imbabazi z'ubuntu bw'Imana, hari urwibutso rw'ubuntu bw'Imana, kandi Imana irashaka yuko urura ku mutima wawe. Mbese kano kanya ushobora kwegurira Yesu umutima wawe, maze umaze kubona uburyo Yosuwa yakoreshwe n'Uwiteka akambutsa ubwoko bw'Imana, akabuvana mu gihugu, akabuvana mu butayu, maze kugeza Kanani bambutse Yorodani. Mbese nawe waba ufite ibyiringiro yuko tugiye kwambuka, maze tukava muri no si mbi cyane tukazagira iwacu mu bwami bwo mu ijuru? Imana ibigushoboze, ugire kwizera, ukomere kandi ushikame. Amaherezo tuzabana na Yesu wadukunze maze akatwitangira mu bwami bwo mu ijuru. Uwiteka guhire kandi abane nawe. Niba umwiyeguriye, fatanya nanjye mu isengesho maze twitegure kuzabana na Yesu. Dusenge. Data twese uri mu ijuru, urakoze cyane kuko ukomeje kubana natwe buri munsi, utwibutse yuko twe bwacu ntacyo twakwishoboza, kandi uko ari we wenyine wabasha kutwambutsa maze ukazatugeza i Kanani. Reka tukwiringire, tuguhe ibyacu byose, ntagire ikintu na kimwe dushyira mu mwanya wawe, ntagire ikintu na kimwe tumve ko cyazatuma tubura ubwami bwo mu ijuru. Ibyinshi byose, ibitekerezo bibi hamwe n'ibikorwa bigiye bitandukanye bitaguhesha icyubahiro, tubishyire ku ruhande, twakire Yesu abe umwami wacu utuyobora, maze atugeze Kanani ubwami bwo mu ijuru. Agiye kudutegurira aho tuzaba iteka ryose, tumubone, tumuhobere, tubane nawe, twishime kandi tunezerwe ibihe bidashira. Mwami wacu udushoboze, turageragezwa muri ino si, akenshi turatsindwa kandi turagwa, ariko turabizi yuko umukiranutsi wawe nubwo yagwa azabyuka, azahagarara, kandi amaherezo azabana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Uturinde ikintu gisa nacyo, komeza twiyoborere, ude gutsinda umwanzi Satani, maze ude kukwizera 100%, maze amaherezo tuzishimira kugusanganira. Mwami wacu, tebutsa kuza kwawe maze tuvane muri ino si. Buri wese mwami wacu uri kureba ibi ngibi, ndamusabye umugisha, ukomeze ubane nawe kandi umwiyoborere. Reka Mwuka wawe wera atumanukire kandi abane natwe, ude gukora ibikwiriye kugeza ubwo zagaruka ukatwijyanira iwawe mu bwami bwo mu ijuru. Turagushimiye cyane mwami wacu, ubuntu bwawe bane natwe, tubisige twizeye mu izina rya Yesu.